Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kurebera hamwe uko wakora interuro mu gihe cyashize. Umwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana, niba ugeze aho uri mushya ntugende ukoze subscribe, ukore like na comment, kandi ushobora no gukora share ugasangiza inshuti zawe kugira ngo zige Igiswahili. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakora interuro mu gihe cyashize, ariko ubushize nabigishije uko ushobora gukora interuro mu gihe kizaza ariyo twita wakati ujao, hanyuma no mu gihe turimo ubu ngubu ariyo twita wakati uliopo. Noneho ubwo nitwiga n'iki gihe cyashize turaba dusigaje no muri kwiga n'ibindi bihari, ko ibyo ni byo by'ingenzi cyane kumenya, ko umaze kumenya kuba wavuga ibintu byarangiye, ukamenya kuvuga ibiriho kakanya turi gukora none ahangaha, ukamenya kuvuga ibizaza, byose urumva ko waba umaze kumenya ikintu gikomeye mu Kiswahili. Hanyuma rero tugiye muri comment ndabashyiriramo ibyo bihe byose nigishije uko ari bibiri, hanyuma nabyo mubyige dukomeze gutera imbere mu Kiswahili n'ubundi. Iri somo ryacu rero turigamijemo ibice bibiri. Igice cya mbere turi bubahe interuro zigera kuri 25 zirimo igihe cyashize, tugenda dushyira dushyira irindi bara ahantu hagaragaza igihe cyashize ariho ri. Ni kuvuga igihe cyashize ari wakati uliopita irangwa n'akajambo ri. Noneho nituri gusoza turi bubereke noneho ingero ebyiri z'uburyo ushobora kuba watondaguramo izo inshinga runaka mu gihe cyashize. Twatangiye rero noneho tunareba uburyo twabyaza umusaruro cyangwa se uburyo twakwigamo icyo gihe cyacu. Ubundi iyo tuvuze igihe cyashize cyangwa se wakati uliopita, impitagihe, tubona ko ivuga ku bikorwa byakozwe mu gihe cyarangiye. Hanyuma rero tukaba dufite hano inshinga tugiye kureba, nako interuro. Izo nteruro tugiye kuzireba, tuzitangire n'isomo ryacu. Iyo uvuze uti alianza kazi jana, alianza kazi jana, yatangiye akazi ejo. Ni ukuvuga iyo tuvuze jana, n'ubundi hari amagambo agaragaza igihe cyashize. Jana ivuga ejo hashize, juzi ikavuga ejo bundi hashize. Hanyuma turi bukomeze n'ibindi tugenda tubibona. Interuro ya kabiri agira iti walizungumuza, baraganiye, walizungumuza. Interuro ya gatatu nilifurahi sana, narishimye cyane. Interuro ya kane alinidanganya, yarambeshye. Iyi ri iri kugenda igarukamo, ri iri kugaragaza igikorwa ko ari icyo mu gihe cyashize. Ni rya jambo nababwira rigaragaza igihe runaka. Muri wakati uliopo yari na, aricyo gihe turimo aka kanya. Muri wakati ujao yari ta, aricyo gihe kizaza. Uyu munsi rero mu gihe cyashize iriya ri, alinidanganya, ri iragaragaza icyo gihe cyashize. Hanyuma interuro ya gatanu aliniambia, yarambwiye, aliniambia. Interuro ya gatandatu alinishauri, yangiriye inama, alinishauri, yangiriye inama. Interuro ya karindwi alinisaidia, yaramfashije. Interuro ya munani nilimusaidia, naramufashije, naramufashije. Interuro ya 9 tuliyagana, twasezeranyeho. Interuro ya 10 niliendelea safari, nakomeje urugendo. Interuro ya 11 siku ilikuwa nzuri, umunsi wari mwiza. Interuro ya 12 niliogopa, naratinye.
Interuro ya 11 arinyamaza yaracecetse. Interuro ya 14 nirimwadibu naramuhannye. Interuro ya 15 ariniyadibu yarampannye. Interuro ya 16 turiyadhibiwa twarahanwe. Interuro ya 17 nirimusamehe naramubabariye. Interuro ya 18 nirimushauri namugiriye inama. Interuro ya 19 nirijiuliza naribajije. Interuro ya 20 aliaga dunia yasezeye ku isi cyangwa se yarapfuye. Interuro ya 21 alinifanya nicheke yatumye nseka. Interuro ya 22 nilimshukuru naramushimiye. Interuro ya 23 tulipendana tulipendana sana twarakundanye cyane. Interuro ya 25 interuro ya 24 nako tulikuwa wengi twari benshi. Noneho dukomeje n'ikindi gice cya kabiri twerekana uko ushobora kuba washyira inshinga mu gihe cyashize. Aha twafashe inshinga kufurahi. Ubushize abataratangiranye n'isomo rya mbere muri wakati uriyopo cyangwa se nimubona igihe kiriho aka kanya isomo ririmo hano hasi muri komenti murabona uburyo tubikoramo. Ni ukuvuga ku duhita tuyikuraho, kufurahi niyo twafashe, hanyuma ku tukayikuraho tugasubirana furahi, iki gice kidahinduka. N'izindi nshinga niko tubigenza iyo zitari inshinga za zindi zo twita zifite za syllable emoji cyangwa se inshinga zifite umugemo, kuko zo nzazibigisha ukwazo. Izo nshinga urugero nababwiye kula ntabwo yo tuvana ifite amategeko nk'izi nshinga ndende. Ubwo rero aha dufite urugero rwa kitenzi kufurahi. Twabonye ko furahi ari isigaye. Nzavuga nti mimi nilifurahi, njyewe narishimye. Wewe ulifurahi, wowe warishimye. Yeye alifurahi, we yarishimye. Sisi tulifurahi, twe twarishimye. Nyinyi mulifurahi, mwe mwarishimye cyangwa mwebwe mwarishimye. Wao walifurahi, nabo barishimye. Kuvuga mimi ni njyewe, wewe ni weho, yeye ni we, sisi ni twebwe, nyinyi ni mwebwe, wao ni bo. Noneho iriya ri irimo hagati iragaragaza igihe cyashize n'ubundi. Iyo duhakana twabonye ko ahari ni hahinduka si, mimi ni hahinduka mimi si, wewe u hahinduka wewe hu, yeye a hahinduka yeye ha. Hano tuno tugambo tubanza cyangwa se zino nyuguti zibanza kunshinga. Sisi tu igahinduka sisi hatu, nyinyi mu igahinduka nyinyi hamu, wao wa igahinduka wao hawa. Nahanga turi kubigaragaza. Hanyuma mu guhakana nzavuga nti mimi sikufurahi, nge sinishimye cyangwa njyewe sinishimye. Wewe hukufurahi, weho ntiwishimye. Yeye hakufurahi, we ntiyishimye. Sisi hatukufurahi, twebwe ntitwishimye. Nyinyi hamukufurahi, mwebwe ntimwishimye. Wao hawakufurahi, bo ntibishimye.
Reka dufate urugero rundi rw'indi nshinga iherwa na a. Uko muri wakati turiho ko twabonye ko a ihinduka i, ariko muri wakati uriyo pita cyangwa se aricyo gihe turi kuvuga cyarangiye yo igumaho. Tuvuge uburyo duhere ku buryo bwemeza. Mimi nilifanya, njye narakoze. Wewe ulifanya, wowe warakoze. Yeye alifanya, we yarakoze. Sisi tulifanya, twebwe twarakoze. Nyinyi mulifanya, mwebwe mwarakoze. Wao walifanya, bo barakoze. Niduhakana tuzavuga tuti mimi sikufanya, njyewe sinakoze. Wewe hukufanya, wowe ntiwakoze. Yeye hakufanya, we ntiyakoze. Sisi hatukufanya, mwebwe ntimwakoze. Nyinyi hamukufanya, mwebwe ntimwakoze. Wao hawakufanya, bo ntibakoze. Aha noneho turasojemo ibigeneye no gutondagura inshinga. Mubonye uburyo bwemeza n'uburyo buhakana. Noneho turebe amwe mu magambo dukoresha iyo turi kuvuga, iyo turi gutondagura mu gihe cyashize. Tuzabona ko amwe mu magambo aranga icyo gihe harimo jana. Jana bivuga ejo hashize. Juzi bivuga ejo bundi hashize. Tugakoresha n'urugero wiki iliyopita. Wiki iliyopita, icyumweru cyashize. Hanyuma mwezi uliopita ni ukwezi gushize. Ukwezi gushize. Mwaka jana, umwaka ushize. Hanga mwaka uliopita ni umwaka nawo washize. Aha rero ndahamya ko niba wakurikiye isomo neza uvanyemo ubumenyi bwinshi bwagufasha gutondagura inshinga mu bindi bihe bikurikiye. Noneho uri bujye no kuri iyi channel yacu nyine, uri burebe muri comment urebe, gerageza kuzasura urebe izi video ebyiri nabashyiriyemo, noneho nazo wige. Urabonamo n'ingero z'inshinga nyinshi cyane twagiye twifashisha cyangwa se ushobora kwifashisha. Mu nkundire zisoreza aha rero, ari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana nk'ibisanzwe. Ndabakunda cyane. Niba wakunze iri somo ntugenda koza kuri like, ntugenda kanzaho, kandi warugeze bwa mbere ntugenda koza subscribe. Tuzasubira gutaha. Bye.